birukanka bakabasengera bagahita babaha umunsi wo gutangira kwigira umubatizo. Ati giye birambabaza. Ati birambabaza ati kuko bazanywe n'ibyiza byinshi bumvise cyangwa umuvugabutumwa yigishije, cyagiye yigishije abantu bagafashwa cyane, yarangiza ati abashaka kwihana hagahaguruka abantu nka 50, sibyo bafashijwe muri ako kanya kandi ntawe uhora mu mwuka. None hagahita aza bagahita bamwinjiza muri mudu yo guhita atangira kwigira igice, ejo ndakaba arabatijwe kandi imbere hari ibindi bimutegereje. Ibyo byose inzira yo mu ijuru ngo ibamo amahwa, ijya mu ijuru ngo irimo amahwa, sibyo bivuga ngo rero kwa kumwigisha n'ababana bacu byakabaye byiza nibura iyaba babigishaga ko ikibi n'ikiza bigenda biringaniye. Itangwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza atangwa n'Uwiteka, urugo n'amatungo itangwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza atangwa n'ababyeyi. Ushimwe Mana, ushimwe Mana kubw'ubukwe bw'abene data. Reka no kumuvuga izina twasengeraga ikora muri umupasiteri, twajyaga tugiye tugasanga tugifite imyumvire tukira abasore, abana bambara mini, abana bambagira gute, yagiraga n'abana benshi nyine arera. Papa sizi impamvu ariko reka musuhuze bose Kabengera gusuhuje pasiteri Kabengera yarakuriye itorero rya ADPR muri Nyanza mu meseshe batarabihindura, kuko kumva hashize imyaka 20 ariko sindabyibuka ibyo yaga tubwira, twajya tumublaminga gutyo tugeze umukire cyane, ariko bagira ugasanga abana bamba mini amaduredi ibintu byose. Yaranyibwiye nawe munyamakuru kera nyine muto, narimubajije ati bari abana bagomba kugira ubwigenge tugaha uburenganzira abana bakaza. Narimubajije impamvu mbona za mini n'iki byose mu rugo iwe na duredi n'ibiki byose n'ibindi biki basanze hanga. Ati bari baracyari abana bato bari gusokera amahitamo yabo n'iki bintu ngije nk'ibyo. Niko bwa buryo bwa igo navugaga we Kabengera pastor nka igo, urumva abana mu guterera akavuga ngo afite kwafashaka, urumva n'iki ntago n'abana bagira ikinyabupfure urebeye inyuma byari byacu by'abarokore, urumva akavuga ati byiza ko aba bana bazitoza ibyabo yagakiza n'akandi ka pastor, abana bazitorere Yesu wabo mwajya hitama. Rero usanga buretse nkubwire nubwo tumuze no mu kiganiro twanamutumira twanamubona, wenda iyo ni position yo kuvuga ngo akenshi amakondisiyo abari mu miryango bahasanga imisaraba imanitse, ibindi sinakubwira imikeka ngo ujya gusenga by force kandi yumva yifitiye n'ibitotsi, bishobora kuba bituma bizana ikintu kimeze nka pressure ku bana bagashaka kuzakurikira Imana kubera bayanganya. Urakoze cyane yarabajabutse, urumva bavuga ati niba ririya Mana imbuza gusinzira. Uzi impamvu ituma n'abana baba baravukiye mu miryango ikijijwe yo mu idini, akenshi wenda iyo bagize mu byaha babikora. Turabasuhuje abateze amatwi Bwiza TV na bwiza.com nkuko bisanzwe ni ikiganiro Gospel Talk. Uyu munsi turi kumwe n'abashyitsi, reka mpere iburyo bwanjye. Here ibumoso nyamuneka tuzakora. Impamvu nashatse guhera iburyo nuko ari we mushyashya muri iki kiganiro, ariko reka twakire ari ibumoso. Clementine Wizeye ndabasuhuje. Nanjye rwose reka mbonye umwanya ariko nagiye kumva umunyenga w'umutumire. Ujye kumva umunyenga w'umutumire, umenyere gutumira ukakira abantu, none uyu munsi nawe urakiriwe David. Undi kaganga. Uri kaganga. Iki ni ikiganiro Gospel Talk aho tuvuga ku bibazo biba mu ngo z'abakristu, cyane cyane ibibazo by'abana bavukiye mu gakiza cyangwa se bavukiye mu ngo z'abakristu bagagira amahitamo bati atarayabo, aho usanga barahitiwemo n'ababyeyi babo uburyo bagomba kujyana iyobokamana ryabo cyangwa se iyindi myemerere, kuko muri iki kiganiro tuvugamo n'abavukiye mu myemerere y'ubupfumu, guterekera no kuraguza, atari uko tubishyize imbere ahubwo rukwibaza ngo abo bana amahitamo yabo ni ayahe. Uyu munsi rero mu kiganiro mbere y'uko wenda twakira Clementine ko kutishimye. Ndishimye nta kibazo mfite. Abari hariya kuri screen yo zacu bazajajinga barebe, bazashyiraho comment, kundi bajya babwira David. Ubushize watangiye neza, ariko arya wa mugabo ujye kubwira yitwa Bwana turi kumwe.
ubu turi kumwe koko nakujajinga urabona uzamukira. Aha, dukurikije aho twari tugereje mbere uko twakira umushyitsi turi kumwe mu kiganiro, Clementine watubwira muri makeya nk'umumama. Murakoze cyane. Ikiganiro cy'ubushize twarimo tuvuga ku mahitamo y'umuntu uwo ari we wese, ku mahitamo y'umwana wakuriye muri wa muryango w'abakristo cyangwa se utanemera Imana, hanyuma wa mwana akaza gukura akuriye muri bya bindi by'iwabo bamushyizemo kubera ko ari muto cyagiye bakimuyobora, yagera mu gihe cyo kwiyobora amahitamo ye bakayabangamira kandi ari uburenganzira bwe. Twarimo tuvuga duti amahitamo ya buri wese yubahwe. Yego. Turimo turebera hamwe ingaruka bigenda biteza ku mwana, ingaruka biteza ku muryango, ukuntu benshi bacibwa iyo bamaze kugira ya myaka yo guhitamo, ya myaka na leta ubwayo iba yabizeye ikabagira icyizere yuko ari abantu bakuru bakabaha indangamuntu. Hanyuma rero tugikomereje aho ngaho se Clementine na David ndaza kutwunganira. Mutekereza iki ni impamvu kituma abana bavukiye mu ngo z'abakristo cyangwa se mu ngo z'abapasiteri, ni impamvu ki ubona akenshi badakizwa? Ntabwo ari kuvuga ngo ni bose, ariko ntabwo ari bose, abatwumva n'abadukurikiye wenda batubabarira, ntabwo tuvuze ko ari bose, ariko uzabona kenshi abana bavukiye mu ngo z'abakristo, mu ngo z'abapasitoro badakizwa, banywa inzoga, ugasanga benshi bajya mu biyobyabwenge, ugasanga abandi bafite inzoga n'icyaha amahoro. Kuko kivuze reka ngo uzaba topic ukwayo ariko yagisubiza da, ariko reka ngisubize ku inzoga se buriya rero n'icyaha. Hari ibintu biri icyaha mu rugo rwawe. Urugero nk'ubu ngubu wenda ntekereza ko hano nta muntu wemerewe gutaha saa 8 z'ijoro, cyangwa se rero tugiye mu buryo bw'igihugu. Uyu munsi dufite ko mu Rwanda tugeza saa 4 twamaze kugera mu ngo zacu. Iyo ugeze saa 8 z'ijoro uba wamaze gukora icyaha. Hari rero ibintu bya discipline by'amatorero n'amadini. Hari amatorero n'amadini batemera inzoga, bakavuga yuko akuyinywa ari icyaha, akaba naravuga ko utayinywa ari icyaha. Rero ku rwanjye ruhande bari byumbajije, ku rwanjye ruhande abayinywa ni icyaha. Icyo kibazo nundi yarakubajije nubwo yari yagikomeza tugira background nyine twari tugerekejeho. Hanyuma rero namushubije. Hanyuma rero tukibaza mutekereza iki kuri aba bana bavukira mu ngo, ni impamvu kituma badakizwa doke ngo ubone ngo bagere ku musaraba, bagera nubwo bashobora gusimbura kugira ikirenge mu cyabase, doke ngo ubone nk'umuntu. Si kenshi uzabona umuntu w'umupasitori afite umwana w'umupasitori. Mubona impamvu ari iyi? Reka ngusubizemaho. Jewe ku ruhande rwanjye buriya ukuntu naje kubibona, abana bavukiye mu idini, reka bari bo tuvugaho cyane, akenshi bigishwa ibyiza by'idini, ariko ntibibuke ababyeyi, ntitwibuke cyangwa se ntibibuke kubabwira n'ibibi cyangwa n'ibidatunganye bishobora kuba byakorerwa mu idini, ngo byose babikurane biri ku murongo umwe, babitwarire hamwe. Bavuga bati igihe bizahinduka, igihe umuhanuzi wa undi nari nizeye umunsi azagwa. Ntago baba baramubwiye ko wa muhanuzi nawe azagwa, nta nubwo baba bamubwiye ko pasiteri nawe ari umuntu yambaye umubiri. Hari igihe runaka azakora ibidakorwa. Hari igihe baba baramubwiye ko muri korari hari umuntu uzatwara inda y'indaro. Ni urugero, wenda gutwara inda y'indaro si uko ari icyaha 100%, kuko ibintu byose biba mu mugambi w'Imana. Mutubabarira abakurikiye Bwiza TV, ariko ibyo ari byo byose kuba nk'umuririmbyi yatwaye inda bigusha benshi. Ntago rero uriya mwana, ntabwo uciye mu ijambo, hari korari imwe hano muri uyu mujyi iheruka kugira ishyano, simbyita ishyano, umukobwa yari yakoze, bamwerekanye mu rusengero agomba gukora ubukwe. Hanyuma ku munsi mu gihe bari bategereje ko bari mu yiteguro y'ubukwe, bamubona ari muri repetition. Hanyuma pasiteri barahamagara baravuga bati umukobwa runaka ariko yarabyaye, ari muri repetition. Naho yarabyaye amaze icyumweru kimwe yizera mu rusengero arabihorera, n'umwana arusiga mu rugo. Noneho umuntu wamubyaje Kacyiru yari umukristo w'aho hantu. Hanyuma arangije aba ari uhamagara abayobozi ati ese wa mukobwa ko yabyaye bimeze bite? Abari kuyobozi ngo bakorari bagiye impaka bavuga bati hoya murebeshya, ari na hano arimo arabyina rwose nta kibazo. Ariko finally baza gusanga nyine yarabyaye arabihisha. Ubwo urumva ko n'ubukwe bwahise bupfa. Urumva nk'ibyo bintu kuba bibaye bikaba David mu cyumweru kimwe bo karagaciyemo, wenda tuba turi kuvuga kugira ngo tugire na factors z'ibyo tuba turi kuvuga. Yego nyine nibyo twarimo tuvuga ko ababyeyi cyangwa abanyamadini cyane cyane nk'abapasiteri, abarimo abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi bajya bakora iryo kosa,
kandi n'abantu bakizwa buriya mahoro, n'abantu bakizwa batangira inzira y'agakiza. Hari umushuti wacu umwe wigeze avuga ati iyo bahamagarira abantu kwegera Yesu ngo nibaze bakizwe nibaze bihana ibyaha, ati bakaza birukanka bakabasengera bagahita babaha umunsi wo gutangira kwigira umubatizo. Ati giye birambabaza, ati birambabaza, ati kuko bazanywe n'ibyiza byinshi bumvise cyangwa umuvugabutumwa yigishije, cyagiye yigishije abantu bagafashwa cyane, yarangiza ati abashaka kwihana hagahaguruka abantu nka 50, sibyo bafashijwe muri ako kanya, kandi ntawe uhora mu mwuka. None hagahita aza bagahita bamwinjiza muri mudu yo guhita atangira kwigira igice, ejo ndakaba arabatijwe, kandi imbere hari ibindi bimutegereje. Ibyo byose inzira yo mu ijuru ngo ibamo amahwa, ijya mu ijuru ngo irimo amahwa, sibyo bivuga ngo rero kwa kumwigisha n'ababana bacu byakabaye byiza nibura iyaba babigishaga ko ikibi n'ikiza bigenda biringaniye. Noneho agakura azi neza ko byose mu nzu y'Imana, ubundi ngo ahari inkongoro niho hajya inyama, ahari inyama niho hajya inkongoro, nari mbicaritse mu mbabarire, ahari inkongoro niho hajya inyama. Niyo mpamvu mu nzu y'Imana rero, mu nzu y'Imana habonekamo abantu n'ubundi bakora ibyaha, kandi bya byaha bisanga ba bantu n'ubundi bagerageza kubyirinda no kubyihunza. Ba bana rero kwa kundi batabwiwe yuko nabyo bazabisanga, niyo mpamvu usanga babigezemo ejo bakabisezera, kubera ko bagiye bareba runaka wakoraga neza, waririmbaga, wahanuraga, wigishaga, igihe yakoze ikintu kinyuranye na wa mwuka bamusanzemo cyane yasura bamubonamo, kugira ngo ahagarare biragora. Ubundi iki kiganiro cyanyu ndimo kucyumva wagira ngo ni igihe burayo murimo kuvuga tu, kuko ni nk'ururimi ndimo kumva rushyashya. Ntabwo byumvikana. Igihe nk'ubu ngubu mugira nk'umusemuzi mukansobanurira uko mwangurishije. Icya mbere cyo twakugurishije twakugushije. Mwangurishije kuko ikintu cya mbere rigiye apotere wenda kubyitegura mu muryango w'iwacu 11. Ko kugiye kuba apotere. Urumva rero wenda kireka bazankomoka bari kuzabariza inkuru neza. Aho nakomotseho rwose nabo nzi ko bajyaga mu kiliziya kuri Pasika. Urumva ibyo wenda mpamvu navuga gutyo kubifatira fagita isipokuwa ibiba bivugwa gusa, namwe kandi umuntu avuga ngo nanabyumvise nkabifatira nkangaha, genda nzi yuko nyine wenda ubundi n'agakiza ari umuhamagaro atari hereditere ngo tuvuge ngo n'undi hari ibyo dusabwa gukura mu miryango n'iki byose. Wenda nanavuga ko atari na ngombwa ko umuntu nyine azakura nkuko afata indangamuntu ye afite ADN yiwe yagize gute, Imana yagiye muha ibyo byose nk'ibyo byose urazirwanaho kubwe. Kumbe burya byakagombye kuba ngombwa cyangwa se bigiye na ngombwa ko agakiza kaba umuzi wo muri famille. Rega naho muzakora ikiganiro, ubundi se ni ngombwa ngo umuntu akurire mu idini ya papa. Yakubwiye ati navukiye kwa pasiteri bansengeshereza mfite iminsi 3. Uraguryo ati aka kanya bariya bose ubona baje bafa hirya no baramuhohoteye nyine, baramuhohoteye bamujyana kumubarikisha kandi umugisha. Ariko David Bibiri iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo akiri mutoya. Ni ukuvuga yego, ni ukuvuga ngo hari abana bagira amahirwe. Ngiye nakuze numva afite ishyaka ry'uko ndashobora kuva mu itorero, kandi kuko byarampiriye ubu ngize imyaka 47, ntabwo uyu munsi aribwo nenda kugenda. Ugize amahirwe ko wavukiye mu muryango wa Gikristo, ko wagize umwako. Oya nagize amahirwe ko navukiye mu muryango wa Gikristo. Noneho rero wagize umwako kuko nta bintu by'Imana waharaniye. Urumva ni nkuko babana b'abakire ageze agasanga nka se n'umuboss afite amagorofa 2 akajya aho ngaho ngo murabona ngo nanjye ngo ibi ngo ndi umuboss ngo ndiki kandi yarakuriye mu byuzuye. Kwigisha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi kuri mu byuzuye. Umva nyiri cyo ndi kukubwira, kuko na Yesu uyu munsi Yesu ari mu ijuru, mbo nubwo yapfuye mu mugambi w'Imana. Yari mu ijuru se yamwubakiye. Urumva ibintu erega David, ntabwo abantu bose bagendera ku kigero kimwe, ntabwo ari ngombwa ko abantu bose baruha. Nibyo bintu byo kubona ukuntu umubyeyi yabwiye umwana ngo mwana wanjye ngo nagize imyaka ngo ngiye mfite urugo uramaze. Urumva kuvuga ngo yari yagutumye se ngo ujye kurugira, uri kuvuga ngo batubanye gusengesha. Oya nyine urumva ikihari nagezeyo nsanga ni byiza, iyo nza gusanga atari byiza ndari kuvayo. Erega na Yesu urimo kuvuga Emmanuel riwe papa wiwe. Urumva yaravuze ati wa musore we, ntabwo nzaguha kuyobora abamarayika n'abasirikare bose utabaje kujya ku ikosi igorogota, utabaje kujya ibunaka n'iki byose wica iminizi. Ibyo barimo muvuga we umuntu avukiye umuryango w'abakristo w'idini, ibintu nk'ibyo ngibyo abasilamu, idini wavukiyemo yose nta kintu byagombye kuba ngombwa yuko nka kwa kundi cya kinyoni bita ego ngo kigisha umwana icyara cyaje kuguruka kikigendera. Byagombye kuba ko abana bavukiye mu miryango y'abakristo bagoye kubanza bakagwa
ntibajye kubasabira imigisha nk'ibyo ngibyo bakashaka bakanashayisha hakiri kare wibusha abantu nawe twumve logique yanjye simwana umeze bakabareka niba baba bavuga ngo ntabwo basoma agatama ariko baba bagafite bunini muri firigo nabyo tuza kubivugaho urumva noneho bakaha uburenganzira genzi famiye imwe okay no mupapa umwe wenda nuko kumubona bigoye cyane reka no kumuvuga izina twasenganaga ikara muri umupasiteri twajyaga tugiye tugasanga tugifite imyumvire tukira abasore abana bambara mini abana bambagira gute yagiraga n'abana benshi nyine arera papa sizi impamvu ariko reka musuhuze rwose Kabengera gusuje pasiteri Kabengera yarakuriye itorero rya ADPR muri Nyanza mu mesije batarabihindura niko kumva hashize imyaka 20 ariko ndabyibuka ibyo yagiye gatubwira twajya tumuburaminga gutyo tugeze umukire cyane ariko bagira gasanga abana bamba mini amadurede ibintu byose yaranibwiye nawe umunyamakuru kera nyine muto nabimubajije ati bari abana bagomba kugira ubwigenge tugaha uburenganzira abana bakaza narimubaje impamvu mbona za mini n'iki byose mu rugo iwe na durede n'ibiki byose n'ibiki mbasanze ahanga ati bari baracyari abana bato bari gusogira amahitamo yabo n'iki bintu nk'ibyo niko bwa buryo bwa Igo navugaga we Kabengera pastor nka Igo urumva abana mu guterera akavuga ngo afite kwafashaka urumva n'iki ntabwo n'abana bagira ikinyabupfura urebeye inyuma byacu by'abarokore urumva akavuga ati byiza ko aba bana bazitoza ibyabo yagakiza n'akanje ka pastor abana bazitorere Yesu wabo mwajya hitama rero usanga buretse nkubwire nubwo tumuzi no mu kiganiro twanamutumira twanamubona wenda iyo ni position yawe position yo kuvuga ngo akenshi amakondisiyo abari mu miryango bahasanga imisaraba imanitse ibindi sinakubwira imikeka ngo ujya gusenga by force kandi yumva yifitiye n'ibitotsi bishobora kuba bituma bizana ikintu kimeze nka pressure ku bana bagashaka kuzakurikira Imana kubera bayanganye urakoze cyane yarabajabutse urumva bavuga ati niba ari Mana imbuza gusinzira uzi impamvu ituma n'abana baba baravukiye mu miryango ikijijwe iyo mu idini akenshi wenda iyo bageze mu byaha babikora nk'iyo tuvukiriye iwacu i Yerusalemu kubera ko n'itoro ryaturutse niko tuhita igihundwe buriya ni Yerusalemu hubahwe bakubwira ko no gutukana uzapfa Imana izakwica noneho umwana yazagira ikintu atinyuka yagikora akabona ntacyo abaye akavuga ati kubera kumva bamwigishije nabi kuko ndabona mbere kubwira umwana yuko Imana izamwica nakora iki mwigisha ko ari umunyembabazi numara kumbwira ko Imana ari inyembabazi bizatuma nanakora ikosa amenya kujya kuyishaka ariko narikora azi ngo Imana iramwica akabona ntapfuye akavuga ati mbega batipe we ariko mahoro rero n'ubwo ndumutumire hano nanjye njya gutumira ke bakagiye bamugarura ufite ugira esprit ibyo bita esprit de dissuasion gushaka gukatisha umuntu ugiye mu gukatisha ntabwo ndimo no kuvuga ngo ugiye ndimo gushimangira ko muri cya kiro cya Igo yigisha abana kuguruka bareka bakirwana mu kirere imiryango ya pasteri n'abashehe n'iki byose iba yagombye kuvuga ibintu ibi bikurikira kuvuga ngo uyu mwana ageze mu myaka 18 petetre ari hafi gusatira imyaka yo kwigenga ufatira mu gihugu uyu mwana ndamucunga gutya kandi namukuze mubona azi gukata umuziki kuri MTV n'iki byose mbashaka wewe ugenda hariya muri kadirake ariko bitahaka cyangwa ugenda n'abakuru bawe mugende muri ko babyina ntimugakubagana akarabagera mu modokari sibyo akavuga mu kwezi rimwe nzajya batwara imodoka mujye kureba umuziki urumva umupira ndabona ko ukunda cyane kutagiye kureba umupira cyangwa amafaranga niko kwakureka babana bya Igo ndimo kuvuga ukunda gukina ibyabareze ikijyabareze cyazona bakijwe na kazino ni ikintu gikomeye cyane akagikina ko ushatse kuvuga iki ajya mujyana yagikina nyine ndimo kuvuga mukajya mu kubereza mu byaha ariko no kumureka akajya freedom mu buryo abamucunga akayigira management kugira ngo umwana aze gucunga saa 5 z'ijoro abwira umurinzi w'iwabo amuhe 5 ace mu idirishya wa murinzi yongera amwinjize none umubyeyi najya kumva akakuma aro niwe mubyeyi wa kanaka umwana wanyu imodoka imugongeye kuri Rwanda gisi rero ava kubyina muri mu ntuza donc uko bimeze usanga n'ibyo twavuga nkuko tupika ikiganiro imeze usanga abantu bakorera muri condition zitari favorable ku buzima bwabo bagenda muri umbrella y'ababyeyi babo nabo bigira amahitamo yabo kuva kera cyangwa batanayagize nabo abavukiye muri iyo sheni bityo bigatuma noneho rero naza guca isheni
yagiye muri segonderi kwiga i Nyabimata muri secondary school Nyabimata n'ahandi hantu bita Irunyombyi hafi na Nyabimata muri komenti habuze umuntu kubaza Nyabimata Irunyombyi koko ari ahantu kure ari ahantu nta n'indege igihano kari barakina mu kigo gikomeza uko bakanimba icyo bizeho bapfa kuri Kanimba amaze n'urugomero rw'amashanyarazi muri Irunyombyi abantu bize Irunyombyi barimo ba Janvier rwose inshuti zanjye umunsi ujya dukora ibiganiro by'ikoranabuhanga umuntu wize Irunyombyi abaza ubwenge yize Irunyombyi ni Nyabimata ni ntabwo wa mbere Irunyombyi Nyabimata niyo bafungishije Rusesabagina ntabwo byari ikigo namara kugera hari akahasanga icyo bita boom cyangwa se kwamura kuri butike yavuga ngo ufite ikiradiyo gisakuza cyane azagenda gukatiremo maze naza rero ahita n'agacupa kamwe arya ikaritusi n'umwambi w'ikibiti bijya muri buriya ntabwo nyine binuka bihumura nabi naho agira ati mwami Yesu Kristo ni bishop hajya nagera iwabo amene nka agarutse muri vacances agire nka abajura bagiye kuya pastor baza ati twahageze Mesiya we twahageze pastor agiye kwakira ageze kuri portail abona abantu bagiye mu cyumba twahageze bose amabonification bari baragiye baki byose urumva abantu baje gutabara bati ntabwo ijya barakora primaire bati rwose abakora sinaturekereye turi mu mwuga wacu no ugasanga umwana akuze yarakuriye ku gitinyiro iwabo muri katazi nawe arimo guhimbize yagera hanze akabona nk'ucishe urumva kubera ibintu nyine atagiyemo ari nabyo bwa pastor Kabengera akumve neza turanamwubashye ko we yamenyereza ibyo bintu abana akavuga ati niba ukunda umupira we Kristo aramushofera imodoka ziwe cyane abana ku mupira cyane abana gusenga babishaka abana ari nyine cyane abana kugira gute mufungureshe uzi ko hari ingo zimwe mu miryango imwe n'imwe baba sinzabone turese mu nzu yanjye sinzabone turese waretse bana bakaga turese bitwaye iki bakazabigiramo barabihaze bavuga bati umva ndagacupa bakagasoma ukakabaha urumva bakazavuga ati ibintu birarura papa ibintu bwose tubivuye tugiye ushukana David icyo uvuga turacyumva kandi nibyo muri iki kiganiro nyine cy'uruhererekane tuzagenda dukora tuzagenda tureba ku bana turebe n'imyitwarire y'ababyeyi natwe ubwacu mu ngo uko bigenda turebe amadevorce ari kugenda yera mu matora n'amadini abantu barimo baratandukana ese biri bivugaho iki ariko mu rwego rwo kugira ngo turusheho kubaka hari ikintu twavuze ubushize cy'uburyo abapasiteri bamenera amabanga abana babo akayamumenera atari uko yabaye umunyamagambo ahubwo ari uko we aje ababaye kubera ibyo yahuriye nabyo kuko Bibiliya iravuga ngo uwasa inkwi azakomeretswa n'ishoka n'uhonda amabuye azakomeretswa n'amabuye ni ukuvuga ngo ibyo ukora nibyo bizagukomeretsa noneho ugasanga umukozi w'Imana yakomeretse ariko araje abibwiye abana bivuze ngo iyo verisiyo n'ubundi iyo verisiyo warugiyeho ujyanye nayirinze na kwizana mbere kuko yari kuntsinda bigatuma mbura amagambo menshi nayo maze kuvuga ariko Imana ishinzwe uruho gutagatifu kunyuzemo ukaba ubizana in fact muri kimwe mu kindi cya kabiri gishobora kubuza abana benshi basinga mu bijyanye n'imyizere cyangwa bakazanakura binabagoye harimo no kuba wamugani urabizi ko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byo kudashyira imbere abantu bitsitaza kuko bati niba urya ikintu runaka sinuka biriya bivuga amafi n'ibigi n'iki ariko abana bato mu gakiza bakinywa amata nyine urumva uko biri bivuga ntukabereke ko ushobora kurya igufa kugira ngo batavuga na data tigufa byose tazarya kamwica noneho ugasanga rero mu ngo z'abapasiteri niba wenda yarakuriye muri Suwede kuko bajya muri Suwede banywa akaveni iyo bagezeyo barakanywa rwose bona pasiteri bose iyo bagiye barakabakiriza no ku bigo by'indege urumva kuko hakonje niwo muco wabo papa we yanaza mu Rwanda bikamuja bukakomeza kakanywa bakagisha muri garderobe burya abantu benshi bafite tutuntu muri za garderobe kandi umwana ntanahishwe kandi abantu bakuru nabo batumva noneho yazabona ise afite ka veruje kandi ntacyo kari karatwaye muri Suwede ntacyo kari gatwaye niba hari Imana muri Suwede papa ukamediterana Imana muri Afurika simbizi umwana akavuga atari ku bundi ari amabanga kuko barabashira ku majini uzagende kuko nanjye kwaje urumva kugenda kiyo kandi mu nuri ya papa ajya navuga neza yagasomye kuko ari umwana ngo wagiye mu rusengero papa we gatangiye kubwiriza gabaza ngo uriya ni dadi so atreso kicyara kimeze gute uriya ngo atari papa wewe n'ikindi sikanaka papa karaka bageze mu rugo papa ikindi bidanje bigeze ari icyo cyari ukagwa neza umugari yarabasengereje zari ingumi ubundi hari ikintu kimwe ako birababaje mu by'ukuri biteye agahinda kabisa aba bakozi b'Imana bakwiye gusobanukirwa neza ko mbere yo kujya niyo mpamvu buriya Bibiliya bivuga neza niba kuyobora urugo rwawe byarakunaniye ntukwiye kuyobora abandi bantu
buriya n'aba bayobozi ubona ari bakuru b'igihugu muri nzego za politiki n'iki burya urugo rwamunaniye ntabwo ushobora kumva umuntu wari minisita ngo yirukanye umugore ngo agume muri kabineti. Mbese nta muntu wakubiswe birashoboka wenda tutaza kujya tutsitaraho harimo n'abasore. Nta muntu wakubiswe n'abana muri primaire umugore akaza afite ikintu hano n'igipfuko akajya avuga abana mwe nubwo nagonze urugi mwebwe mwagira kubita inkoni kuko n'umujinya umugabo yamugonze cyangwa n'abagabo ntabwo ukwiye kuyobora abantu kandi wowe niba byarakunaniye nawe kuyobora iwawe harakunaniye kureba imbere y'abantu akabona agatangara ariko se ati burya ujya ugwa neza ujya uvuga neza bikemera. mwahisemo ibibazo neza no line yo muri gospel TV yibana ku bijyanye n'umuryango. Ubwo nitugira amahirwe tuzabona n'ubuhamya burahari mahoro burambwira ngo dushakishe kujya ku mateka. Ibintu tuvuga birahari. Umuntu ukubwira ati njyewe nagushe n'umbwira mpamagara umuntu ntabwo tumuvuga izina asubiremo aya mateka. Njyewe nubwo utabyira ubwitwazo sinzasubira mu rusengero kubera ABCD y'umuntu mu rusengero wangushije. Iyo urebye umuntu uriya muntu mu kanisa n'ukuntu ubwo ni landlord n'ukuntu yishyuza abantu bamukodeshereza. Donc nitujya muri famille tujye no kuntu tubona mu bipangu par exemple. Ibi gipangu wakuriyemo gishobora nkubu reka babwire jewe mwabizi ndi umukristo ni mugenzi wawe. Ariko reka ntango n'ubuhamya wa mugani. Mbaye hano Nyamirambo myaka myinshi hafi 20 n'ingahe b'Inyamirambo. Niba hari ibipangu nagiyemo amahoro nkabyungukiramo nkabiteramo imbere nkunda nanezerewe. Ni ibipangu by'abasilamu. Nta gipangu cy'umukristo nagira umugisha. Birashoboka cyane. Erega Erega David usanga rimwe na rimwe imbuto batwerera abagikodesha ariko nyagasani bazamaye n'inzu yawe. David uzameze bakora nkodesha Imana izaguha inzu ariko uraza gukomeza none twakira aho ngaho nagira ngo muzi igipangu n'umuryango uzi kuburi nkabwemeza mirimo wo mu itorero warangiza ugahakaza abanyetorero barakwiba barakwambura urumva donc komeza muratuma abantu batazihana ejo nibahamagara abantu bihana musatuma banga guhaguruka. Ibi ni ibibazo by'imiryango tuba turimo ibibazo biri mu miryango. Nashatse gufata famille complémentite ya famille nyine umugore y'abana nuko none se Clémentine nanjye kuvuga izina mama w'abana urumva ndashaka kuvuga iki ngiki buri cyakubwira amarira y'agahinda k'abakozi abo twita house girl house boy bakora mu ngo z'abakristo urumva ingo z'abakristo zikabahoza ko giye kundi vanje ariko nuko nta muko ibishye bakazima nazijye kuko ndazikunda umva sha mwaguze inkoko maze wowe ugize yavanje uje n'ibya patro n'abana n'iki ubujurire none se koko tubije ubukristo bwose bera no ku muntu ubusilamu ugatolika bahabura bahera ku muntu noneho je ntaciye mu jambo David urumva abana bakarya intoki mwakaranze inyama abana ahubwo uvuga nyine umukozi ariko buriya David kamubwira nabwo biterwa niyo mpamvu njye mbabwira buriya hari topic ntajya mvuga na parito rero turayivugaho ndaza kwivuga y'ukuntu n'abana bashobora kuba kubera igitsitaza umuntu ariko si cyo turi uyu munsi muri ibiganiro hari amatopiki nanjye ndashobora kuvugaho kuko wenda yananiye urugero oya witanga urugero reka rwishangiwe urugero narababwiye ngo nk'ubu njye sinshobora kuva ku madeni kuko nari yafungiwe n'ubu nyarimo ariko reka mbaye nk'urugero rw'ikintu no kuvuga uti ntabwo nabo mutanga donc hari ikintu mvuga nashoboye njye maze gushinga urugo Clémentine abakozi bakoze wanjye barabizi ndabyibuka rimwe umukozi yamenye teremusi amaze kuyimena irameneka madamu aramubwira tugomba kwishyura gura muri 1600 ishyira madamu mu nzu nabwiye nti kuba utari umukozi wo mu rugo ni impano yatugiriye nawe kuba nyine utari niba kuba uyu munsi kuba twitwa ababosi dufite abo dukoresha n'impa ndamubwira nawe arabyumva duhita dufata icyemezo ko mu rugo abakozi bagomba kuba nk'abana mu rugo uyu munsi abantu bakoze iwacu urumva ntabwo buri kuri kamera ngo yemere ubeshye abakozi iwacu bagiye babana mu rugo n'umunsi baragaruka bakadusura abandi tukabajyana bakajya kwiga amamashini bafite amamashini baradoda bafite ibyo bakora barakoze mu rugo noneho nkabwira madamu ngo ugere ku mukozi ategura ameza nawe wicare ku meza urumva hari ibintu bimwe dukora by'amafuti ngo umwana umwe yabaje mama we ngo ma urankunda utati ndagukunda hanyuma se ari njyewe n'icyumba cyawe kirusha agaciro kinini iki ati ni wowe none se gufata icyumba cyawe ukagikinga ukansigira umukozi niba icyumba cyawe ugiproteje njyewe ukamfata ukansigira umukozi ninjye ufite agaciro
ariko njyewe nibyo njya nkunda kuvuga abakozi bo mu rugo ni abantu nk'abandi kuri aho ngaho ibyo ni imagination z'umwana ni imagination z'umwana ndabyumva icyumba n'umwana ntaho bihuriye ariko nanone ntiwarangaza ngo uko umwana ari hanze yayo reka duse nk'abavuga ese ubundi umukozi watetse ibiryo wabiteguye akabitegura kuki utakumva ko yakwicara ku meza ngo musangire mu gikoni yabiteguye akabiteka akagira gutya icyo ni ikosa kandi kugira ngo ryasengeshe ahubwo kuki atasangira n'umwana wawe kuki atasangira n'umwana wawe kuki atasangira n'umwana biriranywe yamukarabije yamugaburiye yamuryamije kuki batajya mu buri umwe ngo baryame turira hamwe arira hamwe n'abana kandi ngerageza kumufata noneho ndetse kubera ko akenshi wenda n'umuhungu kandi dufite n'abana b'abahungu arana n'abahungu ntabwo tumuha uburiri bwe kuko numara kumuha akato kamenya ariko iyo afite n'ibyo bintu wenda byo kuba atagira amenyera gukaraba mu gitondo n'imugoroba kubera ko iyo abana bakuze batangira kumwumvisha ko mu by'ukuri hari ibintu babangamiye akanasimbuka mu by'ukuri reka tubwire abantu bari mu miryango mukamujyana ndibuka kabengera nagarutse ni kabengera nagarutse nari mu mugisha yatubereye hasa kabengera rwose ubuhe rwose urumva ni muri amodo wawe igihe kimwe afite umusista wiwe turaturanye na Nyamirambo ofisi mu bizina kuko ntabwo ari ngombwa yagiye kumusura twajyanye kumusura tuvi Nyamirambo tujya kumusura uzi ibyo dukoreye kabengera yakudukoreye ikintu tutazibagirwa yabwiye sista we ngo niko nguzanye umwana kana kariye yarazi umukozi we namusize iyo nagutumye manatumiye umuryango ntibabeje imodoka kuza mu mukozi ntabwo ryaremwe yaravuze ngo wowe n'umuryango ngo mbaki yubahwe rwose afite kunateye birenze ahura no mutwanye kandi tukadutereka kera harimo abantu badasanzwe nituvuga ngo nijuru nabona kagere ngo ni burabura izo kuri mikoro ijuru irakorera urumva ari serious bituri no kuvuga urumva kandi mu by'Imana bivuze ndibuka sister we yahoraga ambwira ati yahoraga ambwira ati buriya burasabye ntabwo njya no hajya mumenyera twavuye mu kibazo yaje na David muze ko papa kanaka papa yaraje muze ko mbajije ngo umukobwa ndasigaye yakomeye kandi ati ntabwo cyakintu kiri gwataje ntabwo nibuka ari mutumye kandi n'imodoka ari ngajye kumuzana ariko yaraje byaremyeje ariko ahantu bari mwiza mu pasteur nyuma arakwigisha ntago yagwa nabi nyine nyuma akavuga ati kujya rero ndamwigisha ibi gutya yitangwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza atangwa n'Uwiteka urugo n'amatungo yitangwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza atangwa n'ababyeyi ushimwe Mana kubw'ubukwe bwa bene data urugo ni rwiza ruranezeza kandi ruhesha Imana icyubahiro hahiye koko ninde warongoye twarimo twibaza narimo mvuga wenda ku by'urugo niyo mpamvu ninsizenze kano karirimbo ariko twarimo twibaza tukavuga ngo ese abakozi bo mu rugo donc abantu badufasha imirimo yo mu rugo kurera abana kugira gute dukwiye kubaha akahe gaciro dukwiye kubaha sinzi abana bacu nibyo navugaga nyine ngo bundi akanya misirani urugero rw'umwe mu pasteur navuze kare mu izina rye ni kabengera akomeza garuke nyine ukuntu igihe kimwe twigiye kujya kumusura yadutumiye ariko agasanga mu bavandimwe mu bantu yazanye bagiye umukozi akavuga ati muraga turatangira ibiganiro n'uya mukozi aje ase n'umuzi turajya Nyamirambo kumuzana ati muramuzana rero mutabaze musubiye anabatumiranye n'umuryango wose none mwagiye muracagura muzana iki n'iki inshuti bavandimwe mwibagirwa umuntu mubana buri gihe ati nabo bantu nabaza namubaza sinibuka niba yaratumye imodokari niba yaratumye iki n'iki ibintu ngibyo kuko yari afite imodokari ko rwatumye umushoferi ngagiye kumuzana aho mbiherukira n'uko byari bimeze donc we ari serious ku bintu bijyanye no kuvuga ngo uko mfata umwana uko ngira gute uko ngira gute nibyo muvuga mu kaya nyine ni nako n'umukozi akwiye gufatwa kugira ngo akwireho za mbuto n'ujya no gusenga gukurikire kuko no kumeza aragukurikira mugasangira inkoko yo muri firigo mukayisangira mwabwo ari cyo gusangira Imana mwasangiye byose ariko ugira uranyana kwa Yesu hako hari abadasangira byose nibyo tuvuga nyine no kuvuga ngo twari turi mu kuvuga ngo ukuntu abana bakura bakajabuka iby'agakiza nibyo biba byabajabuye nyine twavuze byinshi twashaka nyine batuma abandi badakizwa cyane nyine kandi mwibuke ko turi mu hari ahantu hamwe nzi
ni ubuhamya rero yegereze mikoro neza. hari ahantu hamwe nzi n'abakristo bose noneho umugabo aba mu muryango umwe wundi reka rero umuryango ube uri mu itorero nyine wa mugabo niwe wari uwuyoboye atangira arabwiriza arafashwa ni umuryango w'ivugabutumwa nyine ajya kuri aritari arabwiriza arafashwa umudamu we aho yicaye muri korari aturika ararira kwihangana biramunanira ararira bati yafashijwe se nka yasekuru arahaguruka arasohoka nk'umwe wabwirizaga ati ni ruhaya yanjye natekerezaga gusa yari yafashijwe n'iki kurira kugeza ubwo usohoka arasohoka abadiyakoni kubera iki kubera bya bibazo biba biri muri famiye umuntu umubana utamenya ibara rye utamenya ngo ni ubururu utamenya ngo ni umukara utamenya ngo ni umweru yaje kubona igitangaza kimeze gute rero cyamujije yaje kubona igitangaza cyo kuba umugabo wabasha kuvuga Imana akayibwira abantu akababwira gukora neza akababwira kuvuga neza akababwira kubanira neza abandi akabasengera ari mu mwuka cyane yibuka induru n'inkeke amuraza anamwiriza ibaze ni ukuri hari umugabo waduturanye kera yajyagira ngo ntitukire abana ngo yajyagira ku muharuro akabaza akavugira ngo oya none agatangira akavuga ati bo nubwo mvugirije batangiye kuntonganya agatangira ngo sasa ngo muravuze ngo ngiye ngo ndaderanja ngo ngiye ngo mutangiye gukunda kumvuga nabi ngo ntanagera mu rugo ngo muravuze ngo nasinze ngo inanyweye izihe se mwazinguriye ntaranasuhuza ari self defense mechanisme de defense no kuvuga iki no kuvuga ngo rero wa mugane wowe tekereza nawe uri umwana twavugiye kuri famille tuvuga abana abakozi abantu ba mu rugo mu kanya twaye nk'abagura amarembo tuvuga aho abantu bakorana ugiye kuri chantier tuvuze mu gipangu kwa barandiro daho tuba ibintu nk'ibyo none tuje mu muryango mugari ariko utari hirya cyane turavuga ngo rero niba uri wa muntu umugore abadamu badatanga umunyu ukumva ntiwatanga umunyu mu muco nyarwanda gutanga icyumvi bibaho warangiza ukajya kubwiriza umuntu ngo kwa jinara Yesu wanyimye umunyu utamusuhuza ahubwo urabyutse urakarabye wambaye neza ugiye mu iteraniro uciye ku muturanyi mpamugara mwaramutse nta gihumba gusabye mwaramutse iraguma maho ndabona ubaye nk'umuntu wijimye hari abantu badatanga mwaramutse hari ibintu ntabwo turi hano turi perfect natwe wenda dufite hari sinitwe no mu bucamanza ariko hari ibintu tureba wumva muvuzi by'amazu njya mbwira ngewe nagize umugisha maze imyaka irenga 20 na wenda afite nanjye abantu wenda bakodesha mu gipangu iwanjye noneho nibyo nyambwira abapangayi nta mpanganye tuya tugirana ibibazo ubwo simbabwira ngo bajye banyambura ariko iyo abuze amafaranga turabivugana nyine niba agenda akagenda bya bindi abandi bantu bumva ngo bafatira ibikoresho by'umuntu ntabwo ugiye gufa ariko se mu by'ukuri umuntu yabuze amafaranga yo kukwishyura uramubwiye ngo nasiga intebe n'akabati mu by'ukuri kandi inzu ntacyo yayitwaye reka David inzu kuba umuntu yayibayemo ntacyo yayitwaye nta tafari yakuyeho yagize ibyo yagabura amafaranga yo kwishyura njye simvuga mushyikiye abantu bambura amazu uvuga ko nubwo ari yitiwe nyirizo nta nicyo yatanze yego ubundi wowe kuba ufite ibyo bipangu ni iki watanze donc abo bakodesha nabo bagombye kuba bari wowe uyu munsi shyire mu mwanya wabo nibyo byari turi kuvuga twese tuvuga mu kiganiro kare ku bantu bari kuvuga ngo wenda barege itorero ku bibazo by'amafaranga yahombye tuvuga tuti bayafate nkaho ari ituro batanze kuko watanga na miliyoni 2 mu rusengero ntugire icyo basanga afite ideni seminari bayatanze batura ariko ntaga y'amaturo nyine ndavuga nubwo muvuga ngo bayafate ngo erega Clementine hari cyo kuyakumenya uyu munsi cyo turi kurwana nacyo nuko abakristo bajya gufata umubyeyi we torero bakajya kumushyira hanze ko yabambuye ubuse papa mugiranye ikibazo cyangwa mama umufite hanyuma wajya kuvuga amakosa bagukoreye turi ku cy'umuryango ariko iyo version ko tutarageraho ukuntu abanyamuryango nabo bashaka kubera ikigusha umuryango bwawe umwana akabera umuzigo umuryango icyo tuzakivugaho kwacu ariko se noneho niba ufite inzu reka tubwire abadutega amatwi bari kureba Bwiza TV na bwiza.com mu by'ukuri niba Imana araguhaye igipangu ufite amazi 10 ukodesha mugenzi wawe akabakodesha iwawe uyu munsi ukaba waramubujije amahoro ukaba ubyuka uti nuraruta yamaye ntabwo uri bureme kamemu wagombye kureba none se umunyarwanda avuze ngo gukira byibagiza gukinga kugira ngo ababeshye n'ubimenye umva niba umenye uragura 2
kandi rwose nawe ntiyifuza kumena idongo. In fact bituvuga ubukristo n'ubumuntu ni ibintu biba bigomba kujyana. Wavuze ngo ntabwo turi perfect, ntabwo dufite weakness zacu, ariko umuntu agerageza no kuvuga ati nyagasani unsindirize weakness. Ugiye kureba mu byo twavuzeho dutangira ikiganiro no kugeza kuri iyi saha, turimo kwibaza ngo reka tubaze abantu bakurikiye Bwiza TV maze tuko muri turane kwibariza iki aho muherereye hose. Niba mu gipangu ni uru rubyiruko n'abajama bandi mu bana, wumva ari bangahe bavuga ati Pete uyu munsi turaguherekeza mu ikanisa y'iwanyu tujye kureba Imana yawe usengamo kubera imbuto bakubonyeho. Babyifuza bari bakubwira bati je simvuza abo wemvise no tujye mu rugo uretse itegeko washyiraho gusa ukavuga uti uyu munsi abana bose bajye gusenga, bibaye bibaye ubushake bibaye ubushake. Umva ari abahe bana baba bafite envie yo kuvuga ngo eglise papa w'abana n'ikindi kintu. Ndibuka umubyeyi umwe w'ahantu hano duturanye Nyamirambo, umwe wigeze kumbwira kera umuyisilamu, ibyo nababwiraga ukuntu abasilamu bamwe namwe bajya bagira imico myiza. Afite umusore umwe, umugabo umwe warubatse, ngajya mugurira igikwembe niba ari buri mwaka. Si nese cya gikwembe, ibyo bikwembe babigura ibiki? Ati yakuriye iwanjye, ati yarabizi imbere kuri bonane, ati sigiye ubimubwira, ati ariko mamizi ko mba mfite version y'igikwembe ari bunzanira. Yarubatse nyine, ati ko yakuriye iwanyu mu restaurant yanjye, ajya gutera igihita mama ni byo, ati kandi afite iwabo, ati ataracyanyita mama gutyo gutyo. Yaranubatse, urumva, yaranubatse kugeza uyu munsi, reka aracyabukira igikwembe cy'umubyeyi. So rero ndatekereza ko akenshi na kenshi niyo tuvuga nijoro bamwe banavuga ati mududefinisirize ijuru icyo ari cyo, bamwe bikanabacanga. In fact ujya ukareba no mu buryo buri opaque. Opaque ni biriya bintu bita urabona kirisha kera, icyo bitaga kirisha batarayihanaguza, ariko ubu ifoto yabaga irimo ariko ikaboneka bayihanaguje. Burya irya kirisha bari opaque. N'ubundi today ijuru riri opaque, opacité y'ijuru ku buryo uhanaguje negatifu z'abakristo bakavamo ijuru. Donc uhanaguje kirisha z'abakristo abitwa abakristo, hari ahavamo ijuru, ahavamo impyisi, ahavamo abagome, ahavamo iki n'iki, bintu byose uzihanaguje. Ariko iyo bikiri muri kirisha twese turajya mu ijuru, turajya ariko umunsi Yesu azahanagura amakirisha yacu azashira kuri taburo burya nigewe mu ndorerwamo wirebe, kubera nyine ni nk'ibyo byose bavugaga. Azasanga wenda uri nyirakigunu utanga umunyu, urumva, avuga ati mu ijuru iwanjye n'ubusabane, ntuze kuntera umutwe rwose, ntabwo waba ahangaha nta kanuni z'ubusabane ufite, ntabwo bishoboka. Urumva bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo koko wenda turi byo no ku musozo w'atari uyoboye ikiganiro, abantu bakwiye kwisubiraho bakamenya ko ubumuntu n'ubukristo birajyana. Ibikujabutse Nyagasani ari hafi kugira gute kugufasha, kuko abona ariko ufite icyifuzo no kuba wumva bikubabaza, kuba bikujabika bikakuranda ariko ubishaka, sibyo? Ariko twongeye twibaza ibibazo mu kuri Bwiza TV na Bwiza.com. Nicyo navuzaga mu kanya mbere ko mbahereza mikoro. Wumva ari inshuti zingahe mu mico yawe myiza buri iki nubwo utabuze ibigusha zakwifuza kuba nk'uri we mu cyerekezo kigana ku bukristo? Otherwise niba atari ibyo ngibyo ufite ikibazo, ariko Yesu aracyari kugira ngo agufashe n'ubundi, ntabwo n'ubundi turagera ku mperuka. Tukiri ku kibazo cy'abakozi bo mu rugo. Urabona nk'ubu mu Rwanda dufite ikibazo cy'amazi make. Buriya dufite ikibazo cy'uko dufite amazi ariko atabasha guhaza abaturage, kubera ko urumva imigezi yacu iracyari mikeya, ariko leta niyubahwe iracyari kubitunganya. Urakabyuka nijoro ukabona ko amazi yashe, urumva, ugahita usubira mu rugo ukiryamira. Mu gitondo ukabyuka ubwira umukozi ngo kuko amazi ari bugende nka 10:00, ukabyuka umubwira uti ntiwavomye. Wowe wagize umugisha wo kubyuka ntiwamubyukije, wenda wari no kumubyuka nawe ubwawe wayavoma, nawe ubwawe wavoma, kuko burya umukozi abonye shebuja agiye hanze akavoma, ntabwo abana mu gitondo niyo bari bubyuke bajya ku ishuri, akaba yarasanga uteruye amabido 2 andi 6 yavuga. Reka mbwira David, iwanjye habaye umukozi, ngiye nkunda kuvuga ibintu byambaye vuba cyane, ntabwo ari kera. Hanyuma aza kuva mu rugo agiye kwikorera, ajya kuba kwa nyina wabo. None ngo agezeyo bakamubwira bati yishyira amazi muri dushe, hanagura inkweto gira gutya. Aravuga ati mva mbabwire ko nabaye mu rugo rw'abakire, yatwitaga abakire. Abakozi bazi ko baza ati nge bafite imodoka irenze imwe mu gipangu, abantu bazi ko bafite imodoka bose baba bakize. Ni gute sinigeze mbona databuje cyangwa amabuje ngo mpanagurira inkweto? Buriya ngewe iyo tuke hari ibintu urumva ufite umukozi umwe, urugo rwanjye rurimo abantu 16, ibaze igiye guhanagura inkweto z'abantu 16, umva se bishoboka? Yazigendera, yakwigendera. Nuko ngo iwacu mu rugo David umuntu arabyuka agategura imyenda ye,
wabyumvise agategura imyenda ye wamara kuyitegura ugatera ipasi ugahanagura inkweto uri bwambare niba mu dusha amazi adahari ukagenda ukajya ku kigega ukavoma ijerekani ukayizana nanjye ndabikora aravuga ati ko nabonaga bosi yivomera kuko ngewe ntabwo umukozi nubwo ari mu rugo yaje kumfasha ntago ari umugaragu mwabaye imuti ni gute ngiye mumbwira ngo nzanagura inkweto nzagera gute urumva byaramucanze ni ukuvuga ngo abana njye ko nabatoje buri mwana akora icyumba cye cyangwa se abana mu cyumba ari batatu bakagikora umwana arifurira umukozi ntago ari ipunda icyo ashinzwe wenda yagufasha guteka kandi nabyo samutayime abana bakamufasha kuko abana usanga ari uzi guteka umuceri hari uzi guteka inyama hari uzi guteka ibijumba nabyo bakamufasha rero reka tubwire bene data n'abakristo bamenye yuko aba bakozi bari mu ngo ni abantu Imana yaduhaye ariko tugomba kugeraho mu ijuru bakatugeraho n'abana turi kubana n'abana Imana yahaye abana nabo ni abana Imana yaduhaye kugira ngo badufashe bazamura amarangamutima y'ibyishimo byacu ariko nabwo ntidukwiye kubafata ngo tubashyireho igitugu niba umwana n'abapangaji niba umwana ashaka kujya kureba umupira mubuhore agenda urebe koko arawukunda niba umwana ashaka sheni mureke yirebe niba umwana donc mureke uzamubwiriza ibyawe nyuma bora David hari n'ikindi tutasoza kino kiganiro tutavuze uzasanga ingo nyinshi nta n'ibyumba by'amasengesho bibamo ugasanga kandi muri abakristo noneho wajya gukora n'Imana niba ugiye kuyiha icyumba ukareba kumba gato kameze nka gato cyane ko hanze akaba ari kuyishyiramo kandi Imana wagombye kwituza mu nzu ubundi yagombye kuba hafi yawe yaho uryama kuvuga uti kiri cyo ndavuga ko afite amazu manini kuko hari igihe ufite inzu ari nta rubanza rurimo ni urugero natangaga ariko se mu by'ukuri ufite inzu y'ibyumba 18 ejo nivuga n'umuntu afite inzu y'ibyumba 18 noneho wibaza inzu y'ibyumba 18 wajya kureba ugasanga mu cyumba cyo gusengeramo cyo guhuramo n'Imana kiri hanze wabyumvishe ikinkweto zaracyari mu nzu ibyo byose ni ibintu dukwiye gukosora nk'abakristo tugaha Imana agaciro yagiye iduha sinzi umuntu twese turi kuvugana tutaratangira ikiganiro kutubwira ngo hari umugabo wagiraga amahane ngo yatageze mu rugo ngo mama w'abana akababwira ngo ni muhumure sha ngo imbwa so nta kibatwara noneho imbwa so ngo muve mu nzira ngo imbwa so itakurya urumva abandi bakajya ngo ni imbwa zitakwa naravuze ngo imbwa so itakurya oya ntabwo ariko tuvuga abagabo nabo kubaho ariko David ko nta kintu wavuze ku bagabo kubahugura rega uyu munsi kuko ibiganiro mutegura biba birimo ibice bitandukanye urumva nk'ubu turatana kubibaza les membres ba famille barimo n'abana nabo bose imbuto ukuntu bibagora gukura imbuto kuba bakuriye n'ubundi utaha tuzavuga prerogative z'abakuru n'iz'abana bagomba abakuru icy'abana bagomba abakuru n'icy'abakuru bagomba abana n'icyo agomba umuryango akoramo n'icyo umuryango umugomba byose ibyo tuzabivugaho ariko n'icyo umukristo agomba itorero of course ariko nkuko mubimbazaga ariko bivuge nabyo urumva nyine si n'umupapa si n'umubyeyi gusa twavuze kubyo iby'imyunyu ntabwo bigoye cyane urumva suhuza abantu sibyo mwavuze kuki abantu udasuhuzanya bitwaye iki mwiriwe mwaramutse igutwaye iki urumva wabiki hanyuma nyine wa mugani niba umuntu akubera mu nzu ugura umupapa ni kunshingana z'abapapa n'abamama kenshi na kenshi kandi akaba mu nzu kuko arengejeho iminsi n'iki byose abantu babiganire kandi abiganire ubutaha tuzavuga nyine n'ibyo umuntu uba mu nzu akwiye gusobanura wenda bari bitagenda akabisobanura rante udakiri kare batarajya mu mitsi ariko kandi nawe ushobora no kumubaza ukavuga uti gutya na gutya ese ibiganiro bitwara iki kandi mu mvugo nziza yuje ubugwaneza akaba yanakubwira turone byarakomeye byagize gute bituvuga rega ababikora bakabigeraho bakanabikora neza ntabwo tuba ko byacitse ibintu nk'ibyo mu muryango noneho kandi abantu bakanamenya ko nuko bivugaga mu kanya gatambutse ko hari ibiganiro n'ahantu biganirwa abana bumva sibyo ni gute niba aferi ireba urugo amanota kugira gute wahuza abana muri salo mukaganira ariko umugabo utangira kubaza ngo ngo nyiramwiza ari hehe nibi ugasanga mwagiye mu cyumba se mukabinogereza iwanyu mukaza gusohoka mumwenyura zigahirayo nyine hagashya ariko abana ntimujye kubotesha umuriro batababwiye ngo zigahira ariko iyo mwazitwitse barabimenya ntago umwana yayoberwa ko papa wababaye cyangwa mwana chatinga ariko amahoro akaboneka ubwo se reka chat umuntu ari kuri chat guturumva yose uri bisagwe ese ubundi mwebwe mwagiye mugira gutya urumva mukavuga muti hari ikibazo dufite kitoroshye reka dufite umukozi dufite umu anti urumva aze adusure
noneho tuva aha ngaha nk'abariya abazungu baza mu birunga ntabwo baba basetse burya baba bagiye muri Nyiragongo urumva kujya gushaka abakuru ngo ni ingagi bagiye kureba RDB itanyumva nabi gusa wenda kuri icyo David imiryango ikwiye gusohoka bagasohokana uretse ko abagore ntabwo umugore mwasohokana ngo akaburushete kabe karaje utangire kumubwira amakosa ye bo byakunda kugira gute doke mwasohotse na papa w'abana mugeze hanze akaguruka inkoko utangiye kuvuvura akavuga ati ariko rero ibibazo byawe nawe ibyo bintu bivuge neza ngo sheri dore rero ahantu ikibazo kiri buriya sibyo dore ikibazo ahantu kiri ibyo bintu kenshi ibyo bintu muzabisanga se buriya akenshi muzabisanga mu ngo z'abarokore amakimbirane asa gutyo nibo kandi tuvugaho ese wowe umugabo arakubwira ati turasohotse cyangwa umugore muragiye mugeze ahantu niba mutangiye kugenda ahita azamura ibibazo by'urugo ntabanje no kukubwira ko ariyo sije mugiye kuvuga kandi wowe uri mu yindi mudu uhinezerewe wenda ko ugiye kwirira agafi cyangwa agakoko ni urugero urimo uramubwira udukuru twawe wumva wishakiye utavuga ngo ariko ngo urabona ngo ngiye muhishiriza ngo urabona ibyo ngibyo waretse mukagenda mukabiha nibura iminota nibura 30 mukabivugaho ukwabyo cyangwa mukabivuga mugenda niyo mwabivuga mugenda oya David no kubihoradire dijuru urumva ku buryo mu byiza bizahatambuka mwariye mwanyweye urumva nabyo muzavuga utari ko no biterwa nuko abantu babana ariko burya munagenda ari ahantu mugiye n'amaguru hari urugendo rurerure ashaka kuvuga atari ko sheri nka buriya koko iyo muhishije saa 4 z'ijoro ibyo bya saa 4 bimaze iki umugore ahita asubira inyuma akigendera oya biterwa ashaka kubanza akamubwira ati nubwo tujya ahantu hari ikintu cyambangamiye ikibazo cy'abagabo cy'abagore ikintu cyose bakinjiramo nabi ari famiye twaga dukunda gusohokana nk'amafamiye turamakuru abiri iyo twagendaga tugiye nko kurya twagerayo urumva twese twari twishoboye tukavuga ati urari igikimwe akavuga ati ndarya zingaro ndakavuga ati ndari igifi twamara gukora komande nk'umugore oya ahubwo ukajya kubona ko umugore aramusimbukanye muri kusheri ngo ni gute natsi ifi ngo ukaka inkoko biramureba nakazi undi atese ngomba kurya icyo nari kenshi barabidutanaga bakagenda kubera ko bamaze gushwana bakagenda nyine akagenda n'undi akagenda tukaza gusigara mu kibazo urumva rero David nako Clementine ari ikintu kimwe n'abamama bakwiye kumenya umugabo ashobora kwinjira n'abakubwira ibintu kubera ko ibintu byose ntabwo biba biri perfect ariko nawe n'abamama bakwiye kumenya kwihangana kandi abagabo nuko kuko urugo rwubakwa no kwihangana David buriya icyo cyubaka urugo ni ukwihangana yewe maze imyaka 26 mfite urugo ariko mu bintu nabonye David yubawe kugira ngo dufashe ibibazo by'abaseribateri ariko wenda tubwira n'abakobwa nyine bari kukureba bamenye ko uyu musore rwose akeneye kubaka urugo noneho ari ku isoko ikibazo ariko ntabwo yigurisha n'ingiye bazashaka bazamuhamagare kuri 78899274 ninjye uzakira inkwano noneho wajya kureba ukabona Clementine abapapa natwe dufite uburyo twinjira ibintu nabi abagore ubundi bakunda umuntu babwira neza burya umugore umubwiye ijambo umubwiye amakosa yakoze ariko ukayamubwira neza utamukankamira vraiment ahita aca bugufi ariko ntabwo ujabwira umuntu wowe muhisha saa 10 ariko ubundi ibintu nzagira kubahahira ugira kubahahira se ubahahira ibiki wakoze inshingano zawe kireka nabihaka nabiteka ubundi wa muganura bihaha ukaza no kubiteka abapapa ni bige kuvuga neza abamama nabo abagore bige kuganduka ariko basubize neza icyo abantu bakwiye kumenya muri iki biganiro tuzakunda kuvugaho urugo ni ijuru ritoya kandi iyo rukubereye rubi rukubera intandaro yo kurimbuka kuko utagira ibyishimo mu rugo waruzi ko David umugabo yavuye mu rugo atonganye n'umugore uwo munsi nta kintu abona niba wacuruzaga business irahagarara kuko nake wari guhabakira ntazo uri bukore kuko ntabwo wishimye muri wowe hari ibintu byinshi maho ntaguciye mu ijambo hari famiye nzi umugabo yabwiye umugore ambwa ati shiri twubwire twumvikane buri munsi mu gitondo ujye umbabarira wihangane he kugira akantu gato yadopfa
nigire mu kazi amahoro ati bya bibazo byose ati yemwe nanjye niko se nzabona tuzajya tubivuga ku cyumweru nta hantu nzajya ati n'umunsi wo gushwana niba no kurwana tujye turwana ariko buke byashize nigire mu kazi neza ati uko iyo wambwiye nabi iyo twaserereye ati ni ukuri sincuruza abe n'igihumbi we ntabwo ari famiye zonyine famiye zonyine byarabahiriye ntabwo ari famiye zonyine nawe arabizi iyo yakoze ikosa bavuga ati shati papa runaka iyo uvuye mu ati rugo mu ku gitondo cyumweru washwanye n'umugore ndabizi ntacyo ni ubona ingumi ariko ni organization nziza reka rero tugana ku musozo w'ikiganiro tuvuga ngo abakurikiye Bwiza TV na bwiza.com tubararikira gukora kuri sabone like na share ndetse na komanteri kugira ngo tujye turi ibiganiro nabonye ko ibiganiro byacu mwabikunze tuzakomeza kugenda twaguka ariko ntabwo turaba ntabwo twaducuruza ntabwo twateye ibuye turavuga ku bibazo bihari kandi twako dukora ibitangaza natwe ntabwo turi perfect hari ibyo tuba tukiga tugira dukosora so ndumva rero murakoze cyane no kuba mwanantumiye ndumva nyine twagana ku musozo nyine sheya wayivuze murakoze ikiganiro Gospel Talk nakagaruka abaroduteza amatwi murakoze turabakunda ciao ciao ciao